agushije igice cy'inyuma urutirigongo rurangirika bigera no ku bwonko nyine urumva nta garuriro byari bigifite. Yapfuye rwose abyumva nyine yumva yuko yapfuye kuko we urupfu yabanje kurwumva mu matwi mbere yo kurwumva mu mubiri. Barumuna banjye bicaye gutya ku rubaraza hanze, ahita ntanga imbere brother, ahita agira gutya kumwese cece. Nta nubwo nari kurira ntazi byabaye nyine, ntago nzahano gukomera noneho byavuye. Ubundi nkibona abantu bababaye barece ntazi nticyabaye nahitaga niririra. Ariko icyo gihe ntabwo nzi ngo byagenze gute. Kuko kundi bacukura imva bacukura ngufi ku burebure bwe, bashyizemo yanga kujyamo. Narababaye, nacyo kiri mu bintu byandijije. Dorose ko ikibimo kumugaragura gutya. Nerekaga abantu ko nyine nabyakiriye meze neza kandi abantu nyine bazi ko meze neza, ariko ngiye ntabwo nigize mbyakira. Nkicara nkumva muri nge agahinda karanyishe ntazi ngo kavuye. Aba ba missionnaire batuzaniye ubutumwa bwiza bakatubwira ukuntu Yesu akiza imitima, ngo iyo aba bagarukaga nyine bavuga ukuntu Yesu akiza ibyaha, ngo iyo aba bagarukaga bakatubwira ukuntu Yesu yomara n'inguma z'imitima yakomeretse. Ndavani what? Bamuza n'umuganga, muganga arambaza ufite icyo kibazo. Ndabwa nta kindi kibazo mfite, ariko ndaryama nkumva sinasinziri, buracya nkumva ndananiwe cyane pe. Ati bimaze igihe kingana iki? Ndamubwira hashize imyaka 3 irenga. Tumeze gutyo ntiyego. Arambwira ngo ibyo birenze ubushobozi bwanjye. Being a light means this is SunTalk Podcast, and I'm Sunny. Where I work, we also do a lot of mental health awareness, as you may know. I don't have something which pushes me, so kuko ushobora no guha umuntu ijambo ryiza kandi rishingiye ku bana banyu, kandi ibyo biraryoha cyane. And my mind was like I said wahala. Yeah. Chombwira mwana wanjye namenye ko ntunyabyaha, making a list. I have power to identify who I want to become. Yeah. Niyo yari irimo iryo jambo ngo kopi. Urayimenye? Ndafashe ifoto yawe mfite kopi yawe. Now when you let it go into God's hands, that's when He comes out with a better version of your life. Wake up and let's do this. Yeah. Muraho neza, nitwa Sunny, nizere kumeze neza. Nge ndi host wa SunTalk Podcast, and I'm wishing you well. Umva nkubwire, genda wicare umererwe neza. Tugiye gutangira ikiganiro cyiza nabazaniye umushyitsi w'Imana rwose. Ndabizi ko muri bubikunda. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru ni meza. Ushaka kongera ijwi ho gatoya? Yego. Umeze neza? Meze neza cyane. Imana ishimwe. Mbere yuko dutangira wadusengera? Yego. Kadusenge. Turagushimye Mana yacu. Tugushimiye kudukunda, izina ryawe niragwa icyubahiro. Uturinda buri munsi, utwitaho kenshi, ndetse n'uyu munsi wawutwongereye mu bihe byacu byo kurama, habwa icyubahiro. Twemereye kugirana uyu mwanya kugira ngo tuganire ku byafasha abandi, kugira ngo tuvuge ibyo wadukoreye, tubihamye, bashe gufasha n'abandi. Ni ibintu bisanzwe kuko twese duhura n'ibibazo, ariko buri wese bitewe n'icyamufasha utegure igikwiriye kumugeraho n'uburyo gikwiye kumugeraho. Bisabye mu izina rya Yesu, urakoze. Amina. Amen. Urakoze. Umva abantu batakuzi rero, kuko ngenda kuzi inshuti yanjye, ariko ku muntu atakuzi wamubwira ko
urinde. Ku bantu batanzi amazina nitwa Miriam Muhoza, ndi umukobwa yego utari umwana udakuze cyane, yego ukunda Imana cyane ku buryo nyine mbasha kumva ko mu mbaraga zanjye nkunda Imana. Ndi mu rugendo ntago ndagerayo ariko nizeye kugerayo. Ndi umuririmbyi, ndanabikunda cyane, ndatekereza ibyo bihagije. Birabaye. Uri umuririmbyi, usengera muri Kigali Bilingual Church. Yego, uririmba mu iyihe korali? Ndirimba muri korali yitwa Shekina Singers. Yego, turabasuhuje. Ni karibu cyane hano. Wisante home, this is your place to be. Urakoze cyane. Okay. So uyu munsi twateganije kuganira ku bintu ntekereza ko biri bukore ku marangamutima yawe cyane, ariko nizera ko biri bufashe bagenzi bacu abajene surtout baca mu bigeragezo, surtout kubura umuntu, grieving process yabo bakayihunga, donc guca mu Abanyarwanda tukita icyunamo cyangwa ikiriyo, tukabihunga ahubwo nyine tukamera nkaho nta cyabaye, ariko mu by'ukuri nyuma bizagira consequences nyinshi kurusha uko wari kuba warabiciyemo nk'umuntu nyine usanzwe. Ibyo bintu bikunda kuba cyane ku bajene, kubera ko nyine ntago baba bakamenye uko ufesinga ibintu biri hard, biri harsh ku mutima no ku bwonko bwacu. So wahuye n'ikintu nk'icyo ngicyo ukiri muto cyane? Nari muto. Yego, wari muto cyane. Ufite nk'imyaka ingahe? 16. Adolescence. Byari ndumva bitari byoroshye. Okay, ni iki cyakubayeho tureke kubivuga mu cyambayeho? Ni ikintu gisa naho kiri rusange, ako nanone kiba cyihariye bitewe n'umuntu, kuko buri ibintu bijya bitubaho akenshi bisa naho biri rusange. Ugasanga either wabuze umubyeyi, hari n'abandi bababuze, ariko uburyo tubyitwaramo ibyo biba bitandukanye. Inshuro nyinshi bidependinga ku mibanire yacu n'abo bantu twabuze, bikongera bikadependinga ku buryo amarangamutima yacu akomeye cyangwa se yoroshye. Njye rero nabuze brother wanjye twakurikiranaga. Thank you. Twari inshuti cyane, twari inshuti kuko buriya uko abantu baba bavukana baba bafite ukuntu bagenda barushana kuba inshuti. Yego cyane. Rero twari inshuti cyane. Twahuzwaga nuko yagiraga amafuti menshi. Yagiraga amakosa menshi pe, niwe muntu wakubitwaga hafi buri munsi mu rugo iwacu. Njye rero nasaga nako nari umuntu udakunda kwisanga mu makosa cyane, kuko nahoraga cicetse ntuje, niba ari ibyo gukora nkabikora, ko nta nubwo nakundaga kuvuga, nari umuntu uraho cicetse gusa. Rero twahuzwaga n'amakosa menshi yakoraga, kuko nabaga mpari kugira ngo mu protecting. Nk'iyo yabaga yakoze nk'amakosa, wenda yagiye nko kuzerera, ko amakosa menshi yakundaga kuzerera. Yajyaga kuragira akigira gukina umupira, inka zikamucika zikona, izindi zigataha. Ubwo nyine hakabaho kuvuga ngo ngomba gushaka uburyo kindi bumukavaringe kandi nkamwinforma. Icyo gihe nta matelefone twari dufite, ubwo narirukaga paka kugira ngo musange aho ari, mubwire nti bimeze gutya na gutya, shaka ukuntu utaha. Ubuzima nk'ubwo nyine nibwo twabanagamo. Mwari abana bangahe mu rugo? 5. Akaba njye uri hagati, imbere hari abahungu 2, inyuma hari abandi bakobwa 2. Musaza wanjye rero yari umuntu ufite ubwenge bwinshi,
gutwara abana ariko wabonaga ko ari wa muntu ukunda gucukumbura ngo amenye iki kintu ubundi ibite byacu kimeze giti. Rero wa muntu ntabwo twatungaga ibintu bya electronique igihe kinini mpaka abanza amenye icyo kintu kimeze gutema imbere. Niba ari radio agomba kwifungura akamenya abo bavuga baravugira he gute bameze gute nyine bica mu zihe nzira kugira ngo aka kantu gatera isano tukumvemo amajwi y'abantu. Nyine buri kintu cyose agashaka kumenya ngo bimeze gute nuko yari ameze cyane akagira indi mpano ikomeye cyane yo gukundwa n'abana. Yakundwaga n'abana cyane ku rwego umuntu atabashaga kumenya ngo ni ukubera iki bamukunda ariko abana bakaritsiye bose baramukundaga ku buryo nk'iyabaga yagiye nko kuragira atashye yatahanaga inka acyuye n'ishene y'abana kurikiye batashye. Nyine abana bakaritsiye hafi ya bose baramukundaga cyane. Rero urumva yapfuye 2016 mu kwezi kwa 8. Ndabyibuka icyo gihe yari afite imyaka ingahe? Yari afite imyaka 18. Yarakiri muto cyane. Ndabyibuka icyo gihe nigaga wa kabiri secondaire. Twaviriye mu rugo rimwe muri uwo mwaka ngiye ku ishuri nawe agiye out of country kuko ntabwo yari ari mu Rwanda. Mbega twaviriye mu rugo rimwe njya ku ishuri nawe agenda mba dusezeranaho nk'ibisanzwe njya ku ishuri nk'abantu bazi ko bazongera bakabonana. Ndi ku ishuri nyine nk'ibisanzwe ubwo tamu ya mbere yararangiye ya kabiri urumva byabaye muri tamu ya kabiri kwa 8 twavuga turi muri tamu ya kabiri ntabwo mbyibuka neza ukuntu mbere twabaraga tanze noneho ubundi mbere nari umuntu uri emotional cyane. Umuntu uri emotional kuko like nta buzima navuga ngo bungora nigeze ngira mpangayike byari byose biri smooth rwose. Mbona nyiri ubuzima bwose buri aho busanzwe buryoshye nta kibazo mfite. Mbega nta stress numvaga mfite muri njyewe. Ibirijije narariraga ibinejeje nkishima nuko nari imeze. Bari banziho rero nk'umuntu uri emotional cyane kuko nta kintu rwose kibabaje ntariraga byose. Naho ubwo ajya gupfa yazize accident. Yakoze accident ntabwo yahise apfa yajyanwe kwa muganga ari hanze. Yego kuko yari ari kumwe n'undi muvandimwe wacu muri famiye. Nyine urumva muba hafi nawe bakoranaga yagize accident bari mu kazi. Yakomeza kumuha hafi nyine bajya kwa muganga ariko bageze kwa muganga bababwira yuko nta gukira guhari kuko yari yaguye hasi agushije igice cy'inyuma urutirigongo rurangirika bigera no ku bwonko. Nyine urumva nta garuriro byari bigifite. Mu makuru baduha yapfuye rwose abyumva nyine yumva yuko yapfuye kuko we urupfu yabanje kurwumva mu matwi mbere yo kurwumva mu mubiri. Ko yabi yarabibwiye ko atari bukire byarangiye kandi nyine nawe atangira kumva yuko arimo kugenda apfa yumva. So ayo makuru yageze mu Rwanda yumva yari yamaze gupfa. Inkuru igera ku babyeyi nyine ariko before yuko apfa kuko yari yamaze kubimenya yababwiye ibyo bari bubwire mama. Nyine aramuganiriza nk'umuntu wamaze kwiyakira ko agiye gupfa yikiranura n'Imana arangije arapfa.
bw'inkuru yagize mu Rwanda ikurikira yari yabanje urumva hari mu kwa 8 yari yatubwiye ko mu kwa 9 azaza kudusura yateguraga ko mu kwa 9 azaza kudusura inkuru y'uko apfuye izikurikirana n'iyuko yagombaga kuza kudusura umva nari ku ishuri ninjye wigaga interna no uwo musaza wanjye wundi niwe waje kundeba ndabyibuka ubwenge bwanjye bwari buke barambeshye ngo njye kwifotoza ifoto ya mituweli yego ngomba kuva ku ishuri nkajya kwifotoza ifoto ya mituweli sinigeze ntekereza se kubera iki ntayifotoza naho ngaho kuko nabo bafotora reka nyine se bitekereza urabizi umuntu wiga interna abakeneye no gutaha niyo baba babeshya ubizi uritahira cyane ndataha before ko tugera mu rugo ubwoba wumva ko nyine hashaka hari ikintu ntabwo banigeze ngira ahubwo before yuko bazana kuntwara iryo joro bavuze ko yapfuyemo ijoro ryari ryaribanjirije ni iryo joro ni ryari urumva nyine bimenye bukeye yapfuye iryo joro rero kubera ukuntu numvaga mukumbuye ndabyibuka nsenga nawe ari mu bantu nari nasengeye mvuga Imana can't wait to see my brother ndamukumbuye nyine ntago byari bisanzwe uko musengera nyine mvuga ngo ndamukumbuye ntago byari bisanzwe ariko uwo munsi byambayeho nyine numva ni bisanzwe ndasenga ndamukumbuye birarangira ndiryamira ubwo bukeye bwaho rero nibwo baje kuntwara ntaranamenya ibyo ari byo ntabwo baranifite ntabyo nigeze niyumvamo ngo byagenze gute hari aho nyine nimereye gutya ndabyibuka before yuko ngera mu rugo brother wundi yarabanje ncisha ahantu arambwira ati fata ikintu cyose ushaka ni nk'umwana uvuye no ku ishuri narariye ndarya numva yire kwameze neza ndarya ubu twagenda ubona ari seriye nta kibazo afite habe no kubingaragariza akamaso nta nubwo nari gutekereza ngo habaye ikibazo habaye iki ntabwo nashakaga kwivunira ubwonko nditahira ubwo nari ngiye kwifotoza ifoto ya mituweli nkigera mu rugo nsanga barumuna banjye bicaye gutya ku rubaraza hanze ahita ntanga imbere brother ahita agira gutya ko mwese mucece sinamenye ibyo ari byo hasi hasigaye nyirumva barambonye bahita batangira kurira ahita avuga ati ceceka bari bazi ko ngira ngo ndi witendira nkasara nkirukanka barabimisha ninjira mu gikari mu gipangu mbona abantu benshi baricaye nabase habaye umutima wanjye mutavani hari umuntu wapfuye urumva abavandimwe bose nari maze kubabona we nta nubwo ndimo kumutekereza nari maze kubabona abandi bavandimwe bose ubwo mtamvugane mama ni wapfuye oya nkibaza gutyo tuba nyine twinjiye mu nzu mama ndamubona aho yicaye we ararira papa wanjye tumwita baba yego ndavana okay baba ni wapfuye hari nkimeze neza rwose nta bintu byo kurira nta by'agahinda afite mbaga nyine ntaramenya ibyo ari byo nta nubwo nari kurira ntazi byabaye nyine ntago nzahano gukomera noneho byavuye ubundi nkibona abantu bababaye barabece ntazi nticyabaye nahitaga niririra ariko icyo gihe ntabwo nzi ngo byagenze gute nari seriye rwose nta bintu by'amarira babanyinjije mu cyumba mama arimo baranyicaza bambaye fanta ntayo nshaka ubwo nari ntangiye kurakara ko batariho barambwira ndabaza habaye iki ndabizi ni baba apfuye ni mubimbwire nanarakaye bati Kreb yapfuye nti Kreb yapfuye okay uko mvuze nuko nabasubije habe no kurira habe no kugira iki mitamaguruka njya mu kindi cyumba barankurikira bati ntagarize tinatarira nawe aramukurikira kajya bambwira
meze neza ntago mubona ko meze neza nyine ntangira kubabwirana umushiya ko numvaga narakaye gusa ibyo kubabara nta byari bihari numvaga ntazi niba mbabaye ahubwo numvaga mfite nk'umujinya wese murambaza iki ariko numvaga ntari niyumvisha ko yapfuye yego nari ntaramubona urumva nyine ubwo nasangaga papa adahari yari bari bagiye kukuzana ndangije barindira ko ndira baraheba bati rero ni mumukingirane mu cyumba mushake ibintu mumubwira mushake ibintu mukora mpaka arire kuko natarira biraba ibibazo njye nkababwira se mumeze neza byemeze neza murambaza iki miga amarira ndayabura nshaka kurira biranga numva umutwe ugiye nko kubastinga nshaka amarira ndayabura ndaberage noneho ndabyibuka shangazi wanjye niwe waje bakajya bansubiriramo ibye kugira ngo nkunde mbyibuke bariye ko mbabara noneho ndire biranga icyo kora ndibyiko bageze ku kintu cy'abana nibwo haje uturira dukeya yego badarekeye nyina yarakama neza ndayabura ndarekera nabo barandeka babona nta kindi kintu bakora ndasohoka nyine njya mu bandi ikintu nzi cyandijije kuva namenya yuko yapfuye kugeza dusoje kumushyingura narizwaga no kubona abantu barimo kuza babwira mama ngo umwana wanjye ngo ukuntu yamukundaga ibyo nibyo byene byandizaga uko barabivugaga mama akarushaho kurira abari mwaritse kumuriza kandi nta kintu nabikoraho nyirabiza buri wese abaza avuga ibyo ashaka biteye agahinda nkabona mama arimo ararira cyane nkumva birambangamiye nsigara aricyo kibazo cyonyine mfite tubaho ngaho nyine bategura gahunda zo gushyingura buracya ubwo nyine baramuzana bageze mu rugo nko mu masaa mba baraye ijoro ryose bagenda yego bageze no kuri boda biragorana bageze mu rugo nko mu masaa 8 z'ijoro z'amanywa undi munsi bageze mu rugo nko mu masaa 8 z'amanywa none ikintu cyaje gutuma noneho mvuga ni undi kimbabaza ni iki njye nibaza ubwenge nari mfite ukuntu bwari bumeze hari ukuntu iyo umuntu arisivinze ikintu kimubabaye kiremereye cyane agira dinayo ukabyanga burundu narabyanze ku rwego ruhagije baramuzana koko ndi nyine bapfundura bagiye gusezera nk'ukubise amaso yariraburaga asa neza ubu n'igihe nari nzi ko iyo umuntu apfuye hari ibintu bashyira mu matwi mu mazuru ku munwa murebye nabi muri we ndabona ni muzima nyine njyewe n'umutima wanjye twemeza ko ari muzima rero sinatekereza ukuntu ari muri serikare njye numva nyine ari muzima kwesega neza pe ibyo bintu byose ntabyo yari afite batubwiraga ko yakoze accident nta hantu mbona amaraso yirumvaga ko gapfa kuba afite amaraso mbona nyine arasa neza base hari ubwo nahatinze naramurebye gutya nyine ndikomereza n'abandi baraza barareba dukora gahunda zo gushyingura bakajya bavuga hari n'ibyo ntibuka uburyo byagenze ko nari mpari pe ako nyine hari ibyo ntibuka kuko ntago nashakaga kubishyira mu mutwe wanjye bibaho birarangira ndabyukana maze ibyumweru 2 mu rugo ntarasubira ku ishuri nyuma yo gushyingura hari ikintu cyambabaje agantu k'amafuti ko karambabaje isura n'amafuti nyirumva bacukuka kundi bacukura imva bacukura ngufi ku burebure bwe bashyizemo yanga kujyamo narababaye nacyo kiri mu bintu byandijije ndabona si ko ikibimo kumugaragura gutya I'm so sorry nyine barongera barasenya imva barongera baracukura
barangira nyine baragura barashyingura birarangira no kubera ko byari kera gushyingura mu rugo bikemewe shyinguye mu rugo rwose cyukuriye mu rugo buri gitondo nkajya mbona imva yewe nyine nkumva ntago nzi ukuntu ndimo kubyumva nkumva haracyari aho yagiye nyine azagaruka surtout ko nyine wamuherukaga agenda nawe ugenda icyo ni cyo kintu ngira ngo cyankomereye numvaga kazagaruka sintekereze ko nyine atazagaruka sintekereze ku gituro cye mbona nyine birarangira towetse zirashira nsubira ku ishuri umvange nta nubwo nari nkihangakiye nari mpangayikishijwe na mama nkabona ukuntu ababaye nkumva nibyo byonyine bimbabaje njye sinitekerezeho muri make ntabwo wabifesinze at all narabihunze mu buryo bwuzuye ariko ubushoboka bwose nakoresheje imbaraga zanjye zose imyaka kuva umunsi wa mbere nabimenye kugeza last year utari wafesinga ko brother wawe yagiye nerekaga abantu ko nyine nabyakiriye meze neza kandi n'abantu nyine bazi ko meze neza ariko ngiye ntabwo nigeze mbyakira numva nanjye ntabwo nari mbizi kuko nicyo niyemezaga niyemezaga ko nabyakiriye yego cyane ko byabaye nyuma gato y'uko nsobanukiwe icyo ubukristo ari cyo urupfu rw'umukristo ni ibitotsi yego kantu ka dinayo cyane yego abani yarasinziriye by'akarusho batubwiye ko yabanje kwiyunga n'Imana nkumva nyine datuje mfite amahoro yego ariko adafite ahantu namwe ashingiye ndabyirengagiza nyine mpaka wagize izihe consequences nyuma donc ni izihe consequences zakubayeho nyuma y'uko udinayinze ukanga kwemera ko yagiye ukabyanga burundu ukumva ko nyine uzamubona mu ijuru donc ntufesinge icyo kintu giteye ubwoba ku mwana muto gutyo byakugarukaga gute physically uburyo bwa mbere byangarutse nkisubira ku ishuri naricaraga muri class ntuje kuko n'ubundi bari basanzwe bazi ko ntuje muri class nitonda ntabwo n'ubundi nari stable nkicara nkumva muri nge agahinda karanyishe ntazi ngo kavuye amarira agatemba nkihanagura nkuyambaye iki nkumva nta kintu mbaye gute ndimo kurira gute mbabaye mba nta kintu gikwiriye kundiza nkihanagura nyine gute ndimo kurira fase nasaze nyine nkabirengaho ariko always uko ntuje nkahita numva agahinda muri njyewe ntazi ahantu gaturutse iyo myaka yose niko nabayeho nyine nkajya numva agahinda nicaraga no muri church nkumva ndababaye ko nkashaka ikintu cyambabaje nkumva ndakibuze ngishaka nkumva ndakibuze nkarekera nihuse ejo bundi aha rwose nyirubwo nakomeje kubana nabyo nkajya ndyama nkibwira ko nsinzire ariko sinsinzire iyo myaka yose nayobeho ndyama ariko sinsinzire nkumva sinzi impamvu ituma ntasinzira ariko nyine sinsinzire naho ndagenda ngira umunaniro w'ubwonko mwinshi kubera utaryama utaruhuka ntabwo naruhukaga numva yapfuye ariko wa kane tubimenya Friday ego ubwo urumva nahageze mu rugo Friday njya gutangira isabato ntashaka ko byumva ngo mbakomeza gahunda y'isabato njya gusenga nyine yapfuye ntabwo bigiye kumbuza gahunda zo gusenga njya gusenga ariko kuva icyo gihe kugeza na mbere gato igihe bishize muri njyewe guhera ku wa gatanu kwa nyuma ku isabato iyo minsi uko ari 2 imyaka nk'ine yose ishize
iyo minsi uko ari ibiri yabaga ari iminsi mibi kuri njyewe kandi ariyo minsi nanone yakabaye myiza kuri njye kurumva nakuze mu buzima bwa kidivantiste nyine isabato twarayishimiraga pe until now uko nyine ngiye ikundira rero nze gusenga nyine isabato izanumva nejejwe nayo ariko nyine niyo minsi nagiragamo nkumva kagahinda noneho karushijeho kuba kenshi sinsobanukirwa impamvu naba nicaye muri church turimo gusenga nyine nkumva naziraga kwicara ntuje ntanabitekerejeho agahinda kakibwiriza kagahita kaza nkumva ikiniga kiramfashe nkumva giye kurira nyine simenye ibyo ari byo wasobanukiwe ryari rero ko ari grieving process watarutse noneho ubu ngubu uri kubicamo gute naje kubisobanukirwa ejo bundi aha cya gihuzi turi muri ya masengesho nyirumva nahoraga mbwira Imana simana kubera iki nkatekereza ubuzima bwanjye nkumva nta kintu mfite cyambabaje ku rwego rwo kuba najya nicara nkumva mfite agahinda kuko icyo sinakibaraga mu bintu bimbabaza Mana kubera iki nise basi nuko ndi umunyabyaha ntangira gahunda nyine yo gushaka kurushaho kuba umukristo abana hari nuko ndi umunyabyaha nuko nkora ibyaha Mana niba ariyo mpamvu nyine reka nkora uko nshoboye mbashe nyine kwiyeza ariko biranga rimwe nza kumva uyu mupasiteri bita Desire muri aya church ntago nzi itorero abarizwamo avuga ku buhamya bwe aza kuvuga ngo aba bamisiyoneri batuzaniye ubutumwa bwiza bakatubwira ukuntu Yesu akiza imitima ngo iyo aba bagarukaga nyine bavuga ukuntu Yesu akiza ibyaha ngo iyo aba bagarukaga bakatubwira ukuntu Yesu yomara n'inguma z'imitima yakomeretse tavani what mba interested nkurikirana ubuhamya bwe kugira ngo numve impamvu yavuze gutyo numva story ye numva kunavuga kuri ibyo bintu cyane ndavuga ni Mana sinzi ikintu kintera akagahinda ariko ushobora byose n'akagahinda kanyize ariko still biranga njye mpora mbisenga ariko ntigakire hose kubera iki bikaba process cyagiye rero turimo gusenga ibwo numvise bimbabaje birushijeho ndahije dabani oya Mana ngiye nawe gute twabana gutya se ibi ni ibiki mbwira basi ni iki nkeneye gukora cyangwa nanjye mba umuntu umeze nk'abandi urumva nari maze kugera kuri level yo kuba abantu bose bandeba bakambonamo agahinda noneho nkumva nabyo ubwabyo birambabaje n'ubundi umuntu akaza akandeba gusa akambwira nose kubabaye wabaye kandi numva ntababaye ubwo se urimo kubibona gute ngende umva beze neza ntangira kujya mbyibazaho kubera ko nabibwirwaga n'abantu benshi turagaragara nk'umuntu ubabaye ubwo nawe ko ngende umva beze neza nyine kwijijisha ntago nijijishaga mu by'ukuri ntago numvaga ko mbabaye kandi nanone nkaba mfite agahinda ariko ubwo iyo nabaga mbabaye no kuri skin yanjye narabibonaga nari ngeze ku rwego rwo kubabara mu mutima gutya abantu bakabibona no ku ruhu bikagaragara yuko nyine ntishimye nivuza indwara z'uruhu barabwa nta kibazo ufite ndi muzima ibintu bikomeza kunshanga rero cya gihe nibwo nicaye mbwira Imana njye rero ndanarambiwe twumvikane ndarambiwe nyine ntago nzi ngo ubundi ndimo ndarwana n'iki mbwira nyuma ya kiriya gihe nibwo natashye ndabyibuka icyo gihe nta nubwo nari nakoze yaratinze kubyuka kuko buri gihe nararyamwa ngo ariko still bugacya numva naniwe kurenza uko naryamye naniwe bitekerezaho nsanga ntago nduhuka bitekerezaho nsanga bimaze n'igihe kinini
ariko ubwo mbere najyaga mbitekereza nk'abana sinzajya kwivuza mu burwayi bwo mu mutwe reka ntabwo ngenda uburwayi bwo mu mutwe gute sinshobora kujya kwivuza indwara zo mu mutwe kandi narwaye mu mutwe nkajya ni counseling navuga nkasoma n'ibitabo harya umuntu iyo afite depression bamufasha gute njya kwiga nk'umuntu ugiye kujya mfasha abandi ahubwo ariko ubwo ikindi kintu byari byarampinduyeho ku buryo narahindutse mu buryo bugaragara ndi umuntu wanga abantu bavuga nabi ndanabatinya iyo muravuze nabi barumva ambangamiye ku rwego rwo hejuru ariko nanjye nari nsigaye mvuga nabi umuntu nta n'ikintu dupfuye nkamubwira nabi tu nyine nkumva mfite umushiha ntazi ahantu uva ibyo byose ibintu narundanyaga nkabwira Imana uyu ntabwo ari njyewe nta nubwo nzi impamvu yabyo kubera iki byambaho yewe nyine cyagiye nayirakariye ndabwira Imana njye ibi bintu ngomba kumenya ibyo ari byo kubera iki uwo munsi rero bwakeye nko mu masambiri ndatekereza nari ku bundi ubu wajya kwa muganga ndabizi ko ntari umusazi niba bimbwira sindi byemere ntabwo ndi bwemere ko ndi umusazi ko ndabizi ko ndi muzima ahubwo ndababwira ikibazo mfite none babwira ko ufite ikihe kibazo ntabwo nsinzira kumfata umwanzuro njye n'umutima wanjye tumaze kuganira nahise mpaguruka njya dushe nta n'ikindi kintu nkoze ntangira kwa muganga Kacyiru ngenda niseka ntabwo nabaza ukuntu ngiye kwivuza indwara zo mu mutwe mbaga ngende muzima gute ngiye kwivuza ariko kubera ukuntu nari ntangiye kujya mpinduka nkora ibintu nangaga nko kubwira n'aba bantu icyo cyari kimaze kundenga ndagenda kwa muganga ndabwa ndashaka umuganga w'indwara zo mu mutwe nanjye kubona ko abantu bose ari bugiye ngo nasaze abavandimwe ndabibahishanaga kubabwira kandi bizi ko ari bunzerereze ngo wasaze kandi iyo ngo umurwayi wo mu mutwe atangiye guhakana ko arwaye ngo nibwo abareba ndavuga ari baraye ubu rero nimbihakana baravuga ngo ararembye ndabiceceka ngenda njyenyine njya kwa muganga bamuza n'umuganga arambaza ufite icyo kibazo ndavuga nta kindi kibazo mfite ariko ndaryama nkumva sinasinziriye buracya nkumva ndananiwe cyane pe ati bimaze igihe kingana iki ndamubwira hashize imyaka 3 irenga tumeze gutyo ntiyego arambwira ngo ibyo birenze ubushobozi bwanjye ndaseka ndabara mbaye umusazi karabaye yego mbaye umusazi uburyo muganga mbwati ibyo bintu birenze ubushobozi bwanjye byo naguha transfer ahita yandika ako kanya anyohereza ku bitaro nyine bivura indwara zo mu mutwe noneho zonyine nagiye niseka ntakubeshye ntago nyine nabyiyumvishaga ko ngiye kwivuza indwara zo mu mutwe gutese ndagenda ngezeyo nyine mbonana n'umuganga arambaza se ufite icyo kibazo ndabwa ntago nsinzira undi se indwara ko ari abantu bakuze ukabura umwana mutoya byagenze gute ndabwa nubwo nanjye nicyo kinyobera anganirizaho ibyo yagombaga kunganiriza ahita mpuza noneho na bano baganiriza abarwayi mu buryo bwimbitse abapsikologe aranganiriza akajya ambwira ati none se ko numva ubuzima bwawe nta kintu kidasanzwe cyabubayemo ufite ababyeyi bombi ufite abavandimwe nta kintu kidasanzwe cyakubayeho gute nyine udasinzira birabayobera atitekereza neza ati basi se ni break up wagize ituma nyine utiyakira ndabwa ntihoya pe ntihoya nayo nigeze tuneze no kubera iki nyine bashakisha ikibazo pe sinzi ukuntu byamujemo ati none se nta muntu wakundaga mu nshuti zawe waba warabuze wapfuye akivuga gutyo nahise ndira
atangira kuntoresha ati ngaho mbwira ati ninde byagenze gute ndamubwira noneho mpita nongera nihagarara nabirenze ariko nyine narapfuye byararangiye atavuga ati icyo nicyo kibazo utangiye kubikwepa ati nkundira wicarurire ndabwani ntago ndira ntago ndira sinzezwa n'iki yarapfuye byararangiye ntangira kumuburanya ati icyo nicyo kibazo ati ntago ugize wakira ko yapfuye nubwo ubivuga ntago urabyakira tukagara nyine yambwira ukuntu ngomba kubyakira ariko nkumva ibyo n'ubundi nari nsanzwe mbizi nkumva ahantu birimo kunkora ariko nkaba njya kujya kwa muganga nari nabanje kubwira Imana n'Imana nyine umva ni nyuma y'uko cya gihe mbisengera yari challenge nari nihaye icyumweru cyose niha challenge ndabana ngiye gusengera iki kintu nibwo nyine ibintu byo kujya kwa muganga byanjemo ntangira kwikuramo ko Imana ishobora kunkiza ntabanje kujya kwa muganga kurumva umutwe nari mfite kumuko Imana igomba kukunkiza niba ndwaye ntabanje no kujya kwa muganga kuko Imana ishobora byose kandi ndayizera kandi kubizera ibintu byose birashoboka numvaga ko bishoboka rero ariko nyine ubwo nibwo nabashije kurealizinga yuko kwizera gusa ubwako ntabwo guhagije ngo dukorerwe ikijuru rigomba kudukorera cyose ntangira kwibuka ko mu nama y'agakiza bavuga bati turemo umuntu byaragaragaye ko azacumura Yesu ati nzamucungura mu buryo buri indirect umuntu yari amaze gucungurwa ariko hari icyo byasabaga kugira ngo koko umuntu acungurwe kuko umuntu yakoze icyaha amaze kugikora habaho gutambwa kw'igitambo kugira ngo icyo cyaha kibashe kubabarirwa bivuze ngo ntago igihe cyose Imana ikoresha uburyo bumwe bwo kuvuga ngo ijambo rihere ko rirema hari igihe bisaba ko hari icyo dukora cyane rwose ahubwo urabona abantu batandukanira donc umuntu uganiriza Imana akumvikana nayo aho atandukanira n'uwita umukristo gusa bikarangira nuko Imana ariyo yakushyizemo icyo gitekerezo cyo kujya kwa muganga kandi mbere bitarashobokaga nta n'ibyigeze biza mu mutwe wawe kandi wari uzi ko hari ikintu kitagenda hari ikibazo ariko ntibari guhishurirwa ko ugomba kujya kwa muganga ni Imana yabimishuriye wa mugani ntabwo ari ryo yerekwa nk'ayandi yumva ndavuga ngo yagize vision ngo Imana yamubwiye ngo yamweretse gusa byanjemo ndavuga ni ngomba kujya kwa muganga tangije ndasenga mbwira Imana rero njye ntago ndi umusazi nubwo banyohereje kwivuza mu basazi I'm sorry gukoresha iyo mvugo kuko n'abarwayi bo mu mutwe nangeze nyine muri zo process zose njya mbona abantu kubona abasore beza abakobwa beza bakiri batoya ukabona nyine baje twenge butakiri ku murongo Imana nanjye nari kugera kuri uru rwego ntangiye gutekereza ku cy'Imana inkoreye cyo kunzana kwa muganga ubwo nyine twamaze kuganira basanga nta kindi kibazo mfite bambwira ko ngomba gufata imiti igihe kingana n'umwaka kugira ngo nongere gusubira ku murongo kuko urumva hormones zanjye zarataye umurongo ntakibasha gukontorora anga yanjye n'ibindi byinshi nyine nari naratakaje umurongo nanjye ubwanjye nsigaye nireba nkabona ntago ari njyewe bampa iyo miti ariko ndangije nayinyweye ya mbere bampaye ukwezi kumwe ndangije numva nyine bitangiye guhinduka nkagenda cyangwa ngasinzira ntangira gutuza nkabitekerezaho ndangije mbwira Imana rero Imana ntabwo nshaka kubaho ubuzima bumwe imiti urabizi ntabwo ndi umuntu unywa imiti mu busanzwe nta ndwara nzi njya kwa muganga ariko na mbere nuko nyine nari ntarabimenya ikintu cyabashaga gutuma njya kwa muganga ni ukubabara gusa
nta yindi ndwara nzi ariko iyo nabaga nababaye nyine ku rwego numva ko noneho nababaye nacikaga intege z'umubiri kugeza ubwo nyine meze nk'umuntu urwaye nkajya kwa muganga bakambwira nta ndwara ufite. nyine numva kubabara byari byarabaye byinshi muri njyewe niko nabyita. ndishimye. waretse imiti yararangiretse. okay umeze neza? meze neza cyane. uba wumva narifite ubwoba bwo kuganiriza nzi ko hari ukuntu biri bugushekiyeho. no umeze neza kuko njya no kureka iyo miti nyine nabwiye Imana nti rero Mana ntabwo nkeneye kubaho ndi umuntu w'imiti. ni wowe watumye njya kwa muganga kandi iyi miti ntabwo ari myiza. ni kwagara nubwo wambwiye ko ngomba kwiga umwaka wose njye ndumva ntazategereza umwaka wose kandi mu bushobozi nkuziho birashoboka. icyo nasabwaga gukora no gufata imiti naragikoze ariko ntabwo nshaka gukomeza kuba ubuzima bwayo nyine bwose. naravuze nti ngomba kuyinywa amezi 2. nasubiyeyo bwa gatatu numva naramaze gukira. ndamugana nisiko nshaka guhagarika imiti. ntabwo wayihagarika waba wivuye ntabwo ugomba kuyinywa umwaka wose. ndabwana ariko mba numva ikibazo nari mfite cyarakize ntabwo nshaka nyine kuba chronique n'iyi miti. aranganiriza arambwira ati niba wumva umeze neza tuyihaganye. iyo miti ubundi ntabwo bajya bayigabanya ariko yahisamo igice. ambwira ati reka tubigerageze nitubona koko nta mpinduka nta kibazo. ko njye numvaga mbyizeye ko nakize rwose ntazongera no kuyikenera kandi koko byarangiye imiti tuyihagaritse nawe umeze neza. amina. ndashaka dusoze ugira abantu inama bahuye n'ikibazo nk'icyawe kandi bafite consequence nk'izo nawe wagize ku buryo biba na physical ku buryo umuntu abisanta nyine physical umuntu akabyumva kandi ari abakristo. inama ya nyuma rero y'umunsi bagiriye inama inama y'umunsi uko twaba abakristo kose hari ibintu tudashobora gukwepa kuko after all turi abantu bafite imitima ikomereka, turi abantu boroshye ku rwego nyine ikintu runaka gishobora kuguhungabanya. Imana ishobora byose ko n'ukuri kutagirwaho impaka ariko ntabwo iteka Imana itegeka ngo bibe nubwo nabyibikora. hari igihe bisaba ko hari intambwe utera kugira ngo Imana ikuneshereze. kuko nk'ubwo by'ukuri nyine hari ibintu biba bidashoboka yuko bishobora gukunda ari uko ngo twizeye gusa. ntago ndwanya kwizera kuko ngerageza kubaho ubuzima bwo kwizera ariko no kwizera kutagira imirimo bitubwira ko kuba gupfuye. nabihamirijwe neza cyane igihe kimwe nari ndwaje umunko. umubyeyi umwe yari afite ikibazo cy'amara anatwite arabyara bahita bamukorera operation y'amara. yari yatakaje amaraso menshi cyane. baramubwira bati tugomba kukongerera amaraso. ati ntago imyizerere ntabwo nyemerera kwakira ayo maraso. yego arabyanga. yapfuye mureba gutya n'amaso yanjye. ni ukuvuga ngo uko twaba dushikamye ku myizerere yacu, uko twaba twizera Imana kose, tugomba kuzirikana yuko iyo Mana twizera ariyo yahaye ubushobozi abaganga kugira ngo bashe kugira icyo bakora ku buzima bwacu. bakoresha ubwo bwenge Imana yabahaye, bategura iyo miti ishobora gufasha Imana kugera kuri cya kindi twifuza. kuko ntago always Imana ikora ibintu mu buryo twe tubona nk'igitangaza, uretse ko naje no kurealizinga yuko nta gitangaza kibaho ku Mana. ibitangaza bibaho kubera ko tutizera. twebwe tutizeye. yes. kuko tutizera twumva nyine ngo ikintu ni igitangaza ariko ubundi nta gitangaza kuko tuzi neza ko Imana ari Imana ishobora byose. Nyise ni ishobora byose gute wumva yuko ari igitangaza? nk'ubu ndabizi ko ufite ubushobozi bwo kuba wagira gutya
gute wabikora nkumva ni igitangaza kandi mbizi ko ufite ubwo bushobozi. So rero nyuma yo kuba twizera Imana dukwiriye kwiga kuyitega amatwi tukigira kuri kiriya kintu Mariya nyina wa Yesu yabwiye abantu bari mu bukwe Kana, amaze kubwira umuhungu ati ibintu tubigendanemo gute ko vino yashize. Ahita yangira ahindukira abwira abahereza ati ikintu ari bubabwire mu gikore. Bivuze ngo nubwo ari uri bubikore ariko icyo ari bubabwire gukora namwe mu gikora. Rero natwe dukeneye kwiga gutega amatwi ijwi ry'Imana, ikitubwiye tukagikora. Niba Imana yaratanze ubwenge ku bantu bitwa abaganga kugira ngo badufashe, gute wumva yuko batagomba kugufasha? Bagomba kugufasha nyuma yo kuba wizera. Urakoze cyane. Nashakaga ko kandi tugatakolinga on, kuko hari abantu benshi batekereza ko kujya kwa muganga kubera ko umuntu yananiwe gufata cyangwa yananiwe amarangamutima ye amunanije cyane, bumva ko ari ikibazo. Ntabwo uba wasaze inshuti yanjye, ni ibintu bisanzwe. Murabona ko Miriam ameze neza, and I'm hoping ko muzashaka ubufasha bukwiriye, wasanga uyu munsi ari uwawe kugira ngo nawe ukore nk'ibyo we yakoze. Ariko mbere yo kubikora, Imana yanjye nsenga igukize nk'uko ubyizeye mu izina rya Yesu. Tubonane on the next Thursday. Wakoze cyane. Wakoze cyane. Mwakoze nawe. Bye bye. I have power to identify who I want to become. Yeah. Niyo yari irimo iryo jambo ngo kopi. Urayimenye? Ndafashe ifoto yawe mfite kopi yawe. Now, when you let it go into God's hands, that's when He comes out with a better version of your life. Wake up and let's do this. Yeah.